namurikiye we niyo njyaranshaka wiki je ahubwo yumviriza sese bangana nyene wirira nese kubisurira urabona ari ugende gute imyaka myinshi yari itambutse tutavugana ntabwo naheze rwose amakuru y'ahabana wabikoze ko imyaka myinshi yari itambutse mutavugana uhitamo kuvuga ngo mukanda mu cyunyuma abaye kizi bro uretse mutazagwana oya koze kwa naramuciye inyuma none ikindi cyongeyeho amucana inyuma na bro wiwe amucana inyuma na bro wiwe yari yaje afise ngo wari umaze no gutwita ngo mu petit frère yaguteye inda nibyo bino nibyo nibyo yitwite ariko nzakigaye dufite nako bitoroshe ukabumva ko ufite gahunda kumusaba imbabazi ushaka kumusaba imbabazi musubirane se kandi unatwite n'inda itari niyo tutasubirana ko akambabarira byibuze narabikubwiye man sinzi impamvu ndabizi warimbujije kandi nanjye nabwiye ko nta muntu kumwe nawe ariko nyine ubwo nagomba ariko nizere ko nta bintu byo kungaga ariko ngiye narabaretse basega amatwi ni imbabazi basi rwose ibintu WhatsApp shoboye mu Burundi original special no pirate nyitindama mu rugamba itagati katetswe imana kadene n'ubwo magametisi original nkuko nabyiyemeje ikirenge ku muriro nagukuraho reka nkomeze ngushimire wowe wakoze subscribe kuri Gari 250 nawe utarayikora yikore kugira ngo bashe kubana natwe 5 wowe utarasacinga YouTube channel ngo urebe ngo Murundi TV nyereka ko nkunda ugenda usacinge ukore subscribe kandi nawe ukazogera kugira ngo naho ujye uhabona filime zanjye za buri munsi nkubwira ngo uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose wagaciyo ntangire mu gihe ufata umwanya wawe megabyte zawe uri gukurikirana ibintu tukugezaho bya buri munsi ibyo bintu ni ibintu byiza cyane uko dukorera wowe ufite itafari ugereka ku bantu buri munsi itafari kuvuga ne ikintu support uha abantu nawe mu gihe ukeneye support ubona twashobora kuba twaguha twandikiye kuri ya nimero ya support tugukorere mu gihe natwe hari support dukorera nimero niyo ngiye uri kubona muri screen ni yanjye Murundi w'abarundi isaha aya magingo hano twicaye ndakeka muri kamera zacu uko n'umwana w'umukobwa hari ikiganiro giheruka gutambuka mwaramubonye hari ibintu byahabaye ku mujama yagiye mu Pagaso amusiga nk'umugore ateka ibyahabaye mwarabibonye ni ibintu bibabaje cyane ino saha we aramamagara ambwira ngo ashaka gukora ikiganiro ko hari umuntu ushaka kumuza nawe kuko uwo muntu mari kumfata kuri telefone ese uwo muntu ninde ngo ni wa mugabo wanjye nizo mpamvu navuga ngo ibintu byacu byose ka tubikore kuri kamera kugira ngo ntibaze kuvuga ngo twabyihereranye cyangwa se ngo turababesha sita reka tangire tuguha ikaze usuhuza abakunzi bacu ndabasuhuje cyane uraza kongera akajwi uvuge cyane mo gake kugira abakumva mara y'Imana bahumugisha namwe amakuru yawe amakuru y'imesi amakuru yanjye ni meza meze neza aho duherukana twaje mu rugo iwawe nubwo twari tuje ko dufite amakuru ariko tukaba tutashitse tukubwira turasa kunega ibituzanye twabasanze umutipe muri kumutwumvisha uburyo ari umugabo wamanye imyaka 2 ariko friend of birangira kuri finale y'ikiganiro tubonye ko canke saba kuri ikiganiro bari babonye umugabo wawe wanyawe ese biriya bintu kuki wabikoze imbere kugira ngo utubwire icyatumye wifuza ko dukorana ikiganiro nabikoze imyaka myinshi yari itambutse tutavugana ntabwo naheze rwose amakuru y'ahabana wabikoze ko imyaka myinshi yari itambutse mutavugana uhitamo kuvuga ngo mukanda mu cyunyuma kuki ufashe umwanzuro wo kumbwira ngo Murundi mfasha umumamagara kuri telefone uduhuze ndi kumamagara yanze kumfata ndigukeneye kumusaba imbabazi yanze kumfata kuki uhisemo kumbwira ngo gengo warige muhuza nawe kandi cyagiye mwarabimpishe nyine nyine ndi mu makosa nshaka nyine kumusaba imbabazi byanashoboka nyine kambabara ko sinzi mu byo wakoze ni nk'ikiye kintu nawe ku giti cyawe ubona ko ari ikosa ubyo nakoze kwa naramuciye inyuma none ikindi cyongeyeho amucana inyuma na bro wiwe amucana inyuma na bro wiwe urumva ko kano kanya utangiye kumva ko ari ikosa wakora ese ukibikora wiri muri modu yabyo waratekerezaga basi ko ari ikosa uri gukora wapi
kuko ntabwo nari nzi yuko nyine ashobora no kugaruka mu Rwanda. ntabwo azi ko ashobora kugaruka mu Rwanda. Wumvaga se ko uzi neza ko yagufasha icyo kurya kwishyuza akabigufasha byose, urumva ko agufasha ibintu byose nta gahunda afite yo kuzagaruka, nta gahunda yo kuzagaruka ihari? Ku muntu twari tumaze igihe tutavugana ni amakuru yabyo nari mfitiye, gusa nyine rero byabaye. Amakuru yabyo bafite n'ikihe kintu nyamukuru ubona urwaye umwanya akaza muganire wamusaba nk'imbabazi? Kuba namuciye inyuma ubwabyo ni nk'igiki ubona uri buze guheraho cy'ingenzi kuko nawe kubajije urakora kugira ngo ube wamusaba imbabazi ukamukonfirma ko ndiba umuhungu yababaye cyane kandi nawe ukaba ubizi ko wamukoreye ikosa? Sambe nyine no kumusaba imbabazi umuntu wakoze ikosa. Uriya makosa atandukanye, ariko se wakorera umuntu ukamubwira ngo sorry ugasanga birarangiye, nikosa wakorera umuntu ugasanga sorry ntabwo yatuma iryo kosa rirangira. Byanze bikunze ko byagenda kose hari umuntu nawe wumva nyine yabyumva kandi akambabarira. Uraza kongera akajwi uvuye kurenza aho ngaho. Ari umuntu wumva yumva ko bari iyo ubonye umuhamagara imwe kabiri gatatu kane yagufata unamumuje n'imira agasanga si wowe naka agasanga ni wowe gatagukupa, wumva umuntu ari umuntu mwakicara ukamuganiriza icyo ukamusaba baze akagira ikintu yagusayidira se. Basta nyine nanjye niyo mpamvu nyine nakwitabaje. Wa musore wundi se w'umugabo wawe wundi wa kabiri amakuru ye nawe ameze neza. mwarakomeje kamwe mu nzu twasanze canke yahise agenda muri gahunda ziwe cyangwa se yahise agenda ukwiye? Oya, ntabwo twakomezanyije. Yahise agenda ukwiye? Kuki wahise wari wambeshe ngo ni umugabo wawe imyaka n'imyaka kandi uzi ko ufite umugabo wawe wanyawe? Ese wumvaga umugabo wawe adashobora basi kureba kiriya kiganiro yoza kuba adanahari basi? Ntabwo nayo kumwihakana kandi ari we turi kumwe. Nta makuru nari mfite ko umugabo wanjye wa mbere nyine yagarutse. Nk'igiki wenda yaba yaragufashije gituma umwemera ko yakubera umugabo mu gihe amakuru adahari? Byo kumfasha ntabwo byabura kubera yuko ni umuntu nyine twuzuzanya ukuntu. Uriya muto y'umugabo wawe n'umuntu muzuzanya? Muzuzanya mu buhe buryo ushaka kuvuga iki? Turakundana nyine. Murakundana n'uracyabyemeza? Turakundana ko ntabwo ubu ngubu nabihagararaho. Cyagiye nyine twakundana kubera ko nyine twabanaga nk'umugore n'umugabo, ariko mu by'ukuri nyine nabonye uwa mbere nyine. Ibaze ko kino kiganiro ashobora kukireba wa wundi wifuza, wa wundi ukeneye gusaba imbabazi? Nta kibazo kuko ntabwo ari we mugabo wanjye, uwa mbere narabizi. Uwo wa mbere uri kuravuga ngo ukeneye gusaba imbabazi, basi kino kiganiro nakireba akabona ko n'ubu ngubu cyemeza ko mukundana n'uriya mutoya wewe? Oya, iyo biba ari ibikomeza tuba tukiri kumwe. Ese mwari mwaraje mwana byumvikana se basi ati reka tujye tubana mu gihe umugabo wanjye adahari, namara kuza tuzotandukana bane n'umugabo? Ibyo kuza ntabwo nari mfite amakuru, ariko twe nyine nuko wabibonye nyine byagenze nyine. Amakuru afatika uriya mugabo wawe yari yaje afise ngo wari umaze no gutwita ngo mu petit frère guteye inda afite nibyo bintu nibyo? Nibyo yitwite? Ariko nzakigaye dufite nako bitoroshe. Ukabumva ko ufite gahunda yo kumusaba imbabazi, ushaka kumusaba imbabazi musubirane se kandi unatwite n'inda itari? Niyo tutasubirana ko akambabarira byibuze nakumva nyine mbohotse ku mutima wanjye. Ese kuki wemeraga ko akomeza kugufashiriza iyo ari akwishyura inzu akugaburira kandi uzi neza ko wamaze kubana n'undi mugabo wamaze kumuca inyuma byarangiye? Amakosa abaho kandi ikintu cyiza mu buzima ni ukwemera ikosa wakoze. Ikintu cyiza mu buzima ni ukwemera ikosa wakoze ukanarikosora. Kajya kanya ariko urarikora ntabwo wabonaga ko ari ikosa, ubu nibwo ubonye ko ari ikosa se? Ubu nibwo mbonye ko ari ikosa.
kubera ikigere kandi yabonaga katari ikosa kandi uzi neza ko ufise umugabo ahora kwitaho icyo ushaka cyose yanagiye no mu rupagaso kugira ngo ashaka gutunga utaruzi nyine amakuru ye imyaka 2 ni myinshi tazi uko ameze nyuma yo kumubona cyagiye n'amaso yawe aserutse ni igiki watekereje muri ako kanya ubona ko wenda icyo kintu kigutunguye isoni nazo zirimo wagize isoni cyane isoni nkumvaga nk'ikintu giteye isoni ari iki ko nanjye ubwanjye mbere y'itazmakuru wanyemera byibuze iyaza agasanga nari kumwe na murumuna we byo birumvikana ugasanga ari biragayitse kuki se wabikoze kuri murumuna we kandi abasore babuze mu Kigali ari benshi je niwe murumuna we niwe waje gutereta niwe waje gutereta arabigusaba canke niwe wamubwiye aya yarabinsabye nshaka kubona nshaka ko tujyama ubwiye iki muri ibyo kujyamana no gukundana twabanje turakundana hanyuma ndimenda kuki ku bantu ko bareba kino kiganiro abarevye na cya kindi baranditse muri comment tese uyu mwana yarongowe afite imyaka ingahe wabamara amatsiko kababwira niba ukuze canke se niba nawe bagiye gukira umwana bakabyumva ko barabyanditse muri comment ngo cyaro umwana ruse uwo yari yakuze imyaka kurongorwa 20 kunyara ifite ko abantu so ko tuba tubona ngo umwana byaje kugenda gute imyaka burya ni imibare imyaka ni imibare ushatse kuvuga iki imyaka ntago ari wagenderaho uvuga ngo umuntu kare umuntu nyine physique akavuga ngo ni umwana cyambere ni mu mutwe birumvikana n'umuntu ushaka kubona ukabona ni umwana ukamubarira mu myaka 8 kumba afite 25 ibyo akenshi ndabibona cyane ndanabizi cyane ibyo uvuga no kuri cyane so uramusabye ngo ndamuguhamagarira aze muwe umusaye imbabazi cyonze neza cyo niba yaragukubye iki n'ibiki bize ndamuhamagara ngo ko ngiye kumuhuza nawe ashobora kubyanka kuza sivyo none ashobora no kuza yabona ni wowe akigendera ni igiki ubona wenda gifatika nakora agiye kugira ngo wenda icyo kintu cyo cyagukemura ikibazo cyawe uvuze ushobora kumuhamagara ko turi kumakanga kuza ushobora kumesha ko utari kumakaza abona ni wowe gatayigenda cyase akandaka aho kugira ngo umubwire ko turi kumwe wamubeshya nyine byajyanye yambara kuki akenshi abantu murana bo mu biganiro bifuza ko nemera nkakoresha ibinyoma kugira ngo mbashe kubakorera ibintu byabo bifuzaga neza nyuma yaho namara kwemera nkajya amakosa nkajya kubesha umuntu yaza gusanga wenda gukemura ikibazo cyawe ejo bundi nagukenera cyangwa se muri service naho gasanga uri kumfata nabi ese uri kumva ibintu nimbi gukora bikagenda neza muri wowe uraza kwiyumva ute ndambohotse cyane turamuhamagaye araje arahageze amaze kuhagera uramusabye imbabazi arakwemereye mwongere mu bantu wewe uri kumva wabyemera mwongera mu kabana byaterwa nawe kuri jye nabyemera wowe wabyemera ese urumva wakishimira kubana n'umuntu uzi neza ko yagukunda wenda nawe umukunda utwitinda atari yewe nyine niyo mpamvu nyine kuri we yumva nta mutwaro uriho uremereye kuri we birumvikana kuri we yumva nta mutwaro uriho birumvikana wowe urumva bitabikubangamiye wowe nk'umukobwa ku bwanjye yambabariye nta kibazo yakubabariye nta kibazo ntabwo byakubangamira cyo nyine ikintu ndi kumva kibangamye ni uburyo waba utwite kandi uzi ko ibyo byose yaba yemeye ko twongera kubana abizi neza ko ntwite ahubwo nyine sinzi ukuntu nyine yabifata wowe nk'umuntu ku giti cyawe wenda nta gisebo mva waba ufise mu gihe waba uzi ngo ngiye kubana n'umuntu ndende mbyara ndera umwana ngira ibiki kandi umwana asuwe kandi uwo muntu uramukunda yaragufashije nawe aragukunda bumva ku giti cyawe umutima wawe wabikwemerera umugabo wanjye ndamukunda cyane kuki ibyo bintu wabikoze kandi uzi neza ko umukunda ko byo nikubona ari ngewe ku giti cyanjye wenda example ndi nk'umukobwa nkaba ntwitinda atari umugabo wanjye kandi azi ko umugabo wanjye ndamukunda ati nabana ansavye ngo tubane ndumva napfa kubyemera ahubwo nambwe atereka manze mbyare umwana kure
namara gukura kuza imyaka kuba namuhanye papa we ndamumohe wundi twongere tubane ariko mva igitekerezo cyane nk'ibyo ngibyo nabikora mbaye ndi umukobwa ha kugira ngo nyere ko namushiraho umugozi wo kuba yanongera umwana wundi mugabo atari we twamubyanye kandi ziko nakoze ikosa we uvyumva ute ubwanjye akimfite urukundo byose yabyihanganira igihe ufite urukundo byose yabyihanganira ya kuri kiya kihangana ngo nyene we nagwe ngo ashobora kubyihangana akabyemera wowe urumva nta kintu umutima nta kintu cyaguteza ikibazo icyo nyine ni imbabazi ambabariye byose byagiye bivuze ngo mu maso umubonye mu maso yawe wakora igishoboka cyose yagusaba paka ariko akubabarira ya so ibyo wansabye je nabikoze naje ngaha namuhamagaye gusa nagerageje kumubwira ko ndi jenyine nshaka kubona ikiganiro nkuko nawe yansabye ko namufasha tuza kukureba nuko nawe yansabye nakuri ko namusabye ko yazaga kwa ikiganiro gusa yambajije ngo nizere ko utaje kumuzana n'umukobwa Chelsea mu petit frère kuko namaze gufata imyanzuro yanjye ntabwo ntibakeneye ubuzima bwanjye amubwira ati nabahari nta n'umwe kumwe nawe ndi jenyine gore ni rya kosa nakoze ryo kumubesha akeka undi wageze hafi ari karaza akimara kuhaza ntabwo urubuze ko kuzana bya bindi byaba abandi ngo ukeneye wenda kumufurusa umufata akunduje umuntu umubwira ikintu akaba nta mwanya ufite kumviriza cyangwa se nta mwanya bifitiye ugaforosa ukumva agiye ikigereye cyeko wumvise ibintu ushatse kukubwira abona arampamagaye allo komeza winjiremo indani niho turi njiramo kabisa agiye kuhagera agiye uze kumfasha uko mukoreye service wansavye nawe umfashe utakitwara nabi utamubangamira utamusagarira mbese icyo ukeneye gukora utagikora ugikorana nawe wenda par force uhatuze sibyo cyane nyene wihangane niwe yanakurakariye wihangane gusa iyo bintu nta makosa kabisa ese bundi mwumva bimeze bite aho mvuta akihangana imyaka 2 utari kuryamana n'umugabo kubyumva ko amucinga mama so kuvuga ngo so kwihangana kuko ko ndewe hindutse se bro nyihanganire nakubwiye karibu nagwe ko nta muntu uri kumwe nawe yizere kuje kunyura nawe nyene umusuza se basi nyene nakubwiye ko nta muntu uri kumwe nawe nese ko ibintu narabikubwiye man sinzi impamvu nyine ndabiza warimbujije kandi nanjye nabwiye ko nta muntu uri kumwe nawe ariko nyene ubwo nagomba ariko nizere ko nta bintu byo kungaga ariko ngiye narabaretse nyene basiga amatwi ni imbabazi basi rwose ibintu narabivuze babarira Ase kucyumamagaye uzi neza ko muri kumwe mana. Nyine ibintu nk'uko nawe cyaje wanyifashishije umwana tujyane mu rugo. Nawe yanyifasha arambwira ko akeneye kumuganira kandi ngo kwife ntabwo uri kumufata. No kugenza uko nguko nyihanganira. Ngiye menya ko muri kumwe ntabwo byari no kutumanza. Ihangane basi. Ubona kwikomereza ibyanje. Okay. Icara na. Oya. Ako njene oya njene nana. Njena oya go. Man, ko ndibintu bya. Nyene nyumva umva bro. Niba wemera oya nyumva niyo tumaze twumvikana basije nawe. Sinza umuretse kumufasa. Ibintu nje nabikubwiye sibyo. Nje narakubwiye yuko niba ari petit frère mushatse naramurekeye nawe sibyo. N'uyu nawe namurekeye we. Niyo njyaranshaka wiki. Je aho kwa yumviriza. Sinza yangana nyene wirira nese ko usurira urabona biri bugende gute. Abantu nyene nyumva man. Ibi bintu nabikubwiye. Je nanzi kuri wenyine. Nyene nyumva sinza wirira n'ihangana. Yonzi neza ko muri kumwe wawe. Nyene nyumva bro. Ani ibintu wako murakora ni ibiki man. Nyene nyumva niba wemera ko yabaye umugore wawe sibyo ariko ntagakiro wanje nyene ntagakiro wanda bize narahariye petit frère nyene muha umwanya umwumvirize byo kubwira wenda umuhakanire ntagari umugore wacu mubwirije none dore baseka nkwereke sibyo bundi kwanza yuzi numenya oya nje nunamenya ko n'ibintu bimeze gutya arago ureka nigende umva ikintu ugende gushaka umva nyene ikintu uri gushaka jewe ukomeza kwiye ikintu uri gushaka jewe basi dore none basi ubaha abakunzi bacu badukurikirana gatatu n'umukobwa baseka tuzafasha wicaye wihanganye kujya wicaye yari yandaje gukora nabi basi ndibera nabi ikintu giye kumfasha umukobwa yagiye kwande nabi sivyo man niba umuntu uri umugore wawe
sister ihangane ukomeza kurera niba nyine yari umugore wawe sibyo mwarakundanye sibyo kandi warabitubwiye hakugira ngo wenda uca amazi umuntu ntuzi kinagushakira sibyo fata umwanya ukamwumviriza wenda ashobora kuba nari maze kwiyakira bro uzagiye kukubwira iki Imana kugira ngo umuce amazi ntaba ari ibintu by'imbabazi ariko nyine uzagiye kukubwira iki uzagiye kukubwira iki uzagiye kukubwira iki sundi kuki umubonye ukumva ko nta mwanya wamanga muvugana Kashi nari mfite akazi kenshi ibintu byo gukora byinshi ntago nyine kindi kukubwira kuki umubonye ukumva ko byanga byakunda ubonye igisimba oya ntago ibintu yakoze oya ntago nanumvaga ko twakongera guhura nari nzi ko byarangiye byanjye nari nabishyize hanze ku giti cyanjye ibintu yakoze kugira ngo wenda hatazajya uvanga ngo nacitse umugore narahukanye biki kwa kundi mu bavuga urumva nanone warambwiye ati nta guserera namuvandimwe naramuhariye nyine buryo uri mukuru buri mukuru wese arimo arambasa iki njye narabahariye niba ahubwo nibatunge batunganirwe niba nkenera nzabitaba ariko ubu ngubu ntago ndi muri mode yo kubitaba muri kuvuga wowe kino kuvuga kirumvikana cyane buri wese yacyumva n'abakunzi bacu muri comment bagira inama bakugira wenda baganire natwe ko nibo bantu bacu ariko se niba umuntu akubwira ati ndashaka kuganira nawe sivyo uramuha umwanya ukumviriza ese umuntu arashaka iki sivyo niba honyine nk'umuntu ugeze ku mugore wawe ushobora gusanga wenda agiye gusaba imbabazi ko adashaka ko mubana cyangwa se abwira ati meze uku nuku nshaka abagiye kubwira impamvu wenda ifatika yatumye akora bya bintu utamenye nutamu mwanya kuvyumviriza ntago ari bikubwira ko no mu mwanya basuka n'umuntu utumwe akabikubwira wowe wakabimbwiye nkaza nabyiteguye impamvu nabikoze kuriya kuko urabizi nk'igihe tujyanye mu rugo iwawe sivyo urabizi ko nabanje ndagenda mbere ndababesha uku nuku ndabagakura nk'amakuru kuki se utambwiye nawe nanone ngo tujyane imbere ngene mbabwira ngo ndi kumwe n'umugabo wawe ni nanjye nabikoze mwiza sanse kandi icyo utekereza ko umuntu atawukorera ntago wategeza ko anagikora mugenzi wawe sivyo mu mwanya uze wumviriza sivyo ngwino nyene mu mwanya wanjye basi icyubahiro nyene umviriza bro umviriza nyene sister bihe icyubahiro basa abantu badukurikirana sivyo icyubahiro abantu badukurikirana babone ko bidajone bibasha sister genda wicare hariya ntacyo usura wicare hariya nyene nyumva mana nyumva sivyo nyumva uri umujene mana abantu babona ko uri umujene smart sivyo ubaha abantu badukurikirana akuse babanye tunabahaye umwanya nyende kukubwira ngo ngiye baracanye ntabwo ushaka kuha agaciro umugore wacu ese uyu nguyu hagaciro abantu bacu sivyo badukurikirana 5 kuri 5 hagaciro abo bantu badukurikirana nibo bantu bazakugira inama y'ikintu ugomba kuba wakora kugira ngo ibintu byawe bigende neza sivyo nta muntu ufite ubwenge cyese umuntu mukuru uvuga ngo ndanze cyangwa se ikintu ntabwo gikunda ya ikintu cyose kirashoboka mu gihe wagihaye umwanya ukacyumviriza ushobora kuba utatekereza ko yakongera guha umugore wawe ariko yakubwira ingingo yatumye akora icyo kintu cyose ikindi kintu cyabiteye ukaba ku kanya wakemera kuba kongera kubana nawe cyese ugasanga petit frère wawe hari ikintu wenda yari yagiye gufasha yo wenda ntiyari bagiye kubana cyese indi mpamvu yindi basa akagera kakamutera ninda mfite amakuru ko atwitege nanyemera n'icyo kintu nari ivyo birababaje cyane uzumvize kino kiganiro twagiranye nanjye yabinyemereye katwite ariko ngatwite ndayiminsi mikeya cyane kino kiganiro twagiranye mbere turatekereza nyina aracanye nyina sankurikiranye biki ese bimeze bite byase bijyana gute wahise byose cyagiye nyine nahise oya ntabwo ndabona umugore jewe ntabwo nahise mbona undi mugore gusa ariko ndimo gukora mfite gahunda yo gusubira mu Uganda mu kazi ubu narindi gushaka utundi twangombwa twangombwa ndi gushaka tundi tw'udukategori ukuntu kugira ngo ujye gukora ubushoferi urumva rero najya ngo wenda ngende nyine mpagaze neza apana kugenda gutyo bwa mbere yagiye ndaserera niyo mpamvu namaze n'icyo gihe cyose bwa mbere yagiye ndaserera ariko ubu ngubu nshaka kugenda noneho kubera namaze no kumenya quartier bahora byumva ntabwo ikintu cyarangaha umukobwa giye numvisha babaye pe kandi ngakeneye guhobohoka ariko umuhaye umwanya kugira icyo ashaka kubwira kandi kubona umuntu yifashe nyine kubona umuntu mukuru wenda umuntu abashije kuba yaba umugore akifata akarira kubera ko utamuhaye umwanya wo kuvuga ikintu ashaka kubwira icyo kintu nacyo kiba cyaje bigaragaza ko aba afite ikintu ashaka kubwira kandi gikomeye ese wamuha umwanya basi ukabyubahira giye cyose ukabyubahira abantu bacu uko nabigusabye bakara ukaza ukicara iruhande ukamwumviza hasi yakubwira amagambo atatu yonyine ako ihangane bro ihangane kabisa ubiho umwanya ugende bro hari ibintu mba ntumva rega hari ibintu mba ntumva bura mu buzima kumva urampamagaye nzi ko tugiye guhura muri makeya Imana akazi kacu k'ubunyamakuru akenshi kugira ngo ubashe kubona icyo ushaka kumenya habamo kugira uruhande rumwe usa nkaho uhengamira cyese uruhande rumwe usa nkaho
ububesha ariko kugira ngo ubashe kubona igisubizo cy'ikibazo ukeneye ubashe kubona umurongo w'ikintu uri kurakenera gukora uzumva byabaye ihangano uzumwumviriza basi amatsiko yarafite cyangwa se ikintu gafite kubera wowe kirangira asangiriye ikiniga kijya oya mana igihe umuntu mukuru sibyo niba utakifuza kubana nawe ariko kumubona byo nta kintu byagutwara ihangane kabisa wicara ahangaha kuri agatebe sibyo ngane wicara ahangaha ihangane rwose umwumviriza nanjye reka mfata agatebe nicara ahangaha imbere yanyu kameramani nawe aradufasha afata amashusho asara afite iki cyo kumbwira mu by'ukuri sister wowe ikibazo ufite ndi kumva wafata umwanya wawe muto cyane ukamusobanurira wenda kugira ngo abashe kuba yagira ibyo yumva mu byo wifuza kumubwira urongera akajwi ntabwo turi kukumva kugira ngo tubashe kukumva twabara ndakwinginze ese hari ikibazo mfitanye nawe icyo nafitanye nawe cyari ngombwa yuko kigomba kujya ahagaragara nahamagara abanyamakuru mu buryo nge nari kuguhamagara ntubyumve ariko byabaye ngombwa yuko nge nta bijya hanze kugira ngo nerekane uko biba bimeze nyine ndabyumva ariko nyumva basi none ndakumva ntikize bazi ako ndumva nge nta kibazo nawe afite nawe gende kugusaba hagati aho ngaho nisi mbabazi usaba n'iziki nakoze amakosa kandi none wayakoze utarubizi ndakwinginze ako ubutekereza yuko ugafata umuntu nk'ikiburyi ukamufata sister wowe rasa ku ntego y'ikintu wifuzaga kumubwira kurira n'agacyo gisubizo icyo nshaka ni ukumva umbabariye hanyuma se ni nkubabarire byibuze nwese ko nabarekeye ubuzima bwanyu we na petit frère narabaretse kugira ngo mubane ntago nabibwiye twararekanye ntago turi ndakwinginze ako mwarekanye ari uko mbonye mugani barekanye ari uko ubonye mwarekanye ari uko mbonye none se kubera iki kare kose wagiye gufata uramwanzuro utarantegereje nkuko nge nagutegereje ngo urangize kwiga agerekaho no kukwizirikaho kugira ngo nkwereke yuko nge ngufiteho n'umutima mwiza wandara oya babarira okay wiyumvishe ko nta kibazo mfitanye nawe mugende mukomezanye oya ntago twakomeza ntabwo nge nawe tukiri kumwe byibuze no twabana ariko twasubirana ariko kambabarira mbabarira wambabarira nibyoroshe cyane wamwumvirije bwo wambabarira numvize wowe wamushira nk'imiyaga wambabarira uzi uyu nguyu urumva ni nko gufata igishirira ugakoza mu gikomere hahandi wakomeretse kikurya urumva kikurya uyu nguyu agafata igishirira akaza agakomeza byoroga hahandi nyine cya gikomere kitarakira none uratekereza wari kumbwira ngo ni mubabarire mubabarire se ari cyo mutwaye oya kirahari ntacyo nje mutwaye namurekeye uburenganzira bwe amahitamo yiwe urumva umuntu yumvamo ko yakoze ikosa muri we ibyo kosa basi yumva ko yorohewe ari uko we yarikoreye amahitamo y'ibibazo akazima sivyo mu buzima ntabwo icyo nshaka nashaka kumubwira ijambo nyamukuru wumva agashaka kumubwira bijyanye n'icyo washaka kumubwira icyo nshaka ni ukumusaba imbabazi numva nyemereye ese uransaba imbabazi z'iki z'ibyo nakoze ni ibikize kuba naraguciye bigeze ngutera inda ese ni ngiye kosa wakoze uratwiteze kano kanya ase ubundi nkawe umpamagaye gutya yagiye yansabye yambwiye ko agukeneye akeneye ko mugira ibintu mugane pishaji ubwo urumva rero byari ngombwa ko agusobanurira ibyo ashaka gusobanura ndakeka ni ko agize imana akanabikwemerera oya shayi narira kubugize imana oya abakunzi bacu ntabwo byoroshye ese kuba ugize imana akabikwemerera wose yabiguhisha mukongera mugasubirana none ukaba ugira ngo nkore icyaha babarira njyewe byonyine ni ukumva inda se ya petit frère ni yanjye niryo kosa nakoze nyine ni yanjye nyine kuki we wamungani wemeye kumucimba kana kintu kiwe ndifashe nkukore ibintu byose ndemera ndirya ndimara niteranya n'abantu hejuru yawe ariko nakoze ikosa ariko mbabarira
use nuko wibonaga yuko bimeze wambabariye nabaga se nabuze ndi umukobwa nare kuba nakora ibyo byose uburemere bwabyo nuko rero wikomeza kunkorogoshora rero Bana yari kumva rero ibintu byanyu bitoroshe cyane uragerageje gushaka gusenga bazi nawe ntabwo kuramo ibi nta bintu aya reka bimukurikirana Kiranga bimukurikirana mureke wowe waramubabaje none gukomeza kumukurikirana Kiranga mureke none se urumva byanga byakunda zika kandi ufite ko mukurikirana kandi abona waramubabaje kuba atafata umwanya ngana kumviriza bigaragara ko amubabaje kandi cyane ko mukurikirana ngo ugende gutese icyo nagomba gukora rege wansabye no kubahuza kandi urabona nagafasha umwanya wo kubumviriza ubwo rero urumva nta kintu na kimwe nakora kindi kirenze iki ngiki ubwo ikintu numva nakora kano kanya reka nze dukatinge kamera mana cyo komeza gudufata reka nze muhamagaye kuri telefone mu kibira bwate wigenda muhamagare renda nawe mujama petit frère wawe baze bose wenda bari kumwe bose ushobora gusanga yaguha umwanya akakumviriza wenda mukamusobanurira sibyo byari byiza muhamagare na petit frère wawe bakaza bose tukaganira bose nta kibazo wakurikirana kino kiganiro nakeka ufite inama watugira muri comment ufite na support waduha cyangwa se ufite ikintu waba udukeneyeho ko tugufasha Kigali 250 twakwamamariza Kigali 250 mu Burundi wamuha akazi kariko kose wifuza kumuha nawe yakora service wifuza akagukorera nimero yanjye ni yayindi ubona muri screen 0785468543 0785468543 hamagara tukwamamarize mu gihe ukeneye kwamamaza hamagara ukorera ikintu cyose wifuza ko tugukorera mubwira ngo wagaciro ntangere ukomeze gukurikirana ibintu byacu ko bikurikirana ku murongo reka ngerageze nshakisha uburyo nabahuza bose kare batatu kano kanya ndabona bya kimura kino kibazo cyawe